Ibihe byiza mwe mukoje kurikira Wakanda official reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose mwumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nanone kandi duhereze ikaze nkuko dusanzwe tubigenza abakunzi bacu bari muri diaspora by the way. Aho bari bumve ko tubahaye ikaze n'abantu b'agaciro gakomeye cyane. Ni igitaramo cyahuruje rero abantu bagiye batandukanye, ni igitaramo cyahuruje ibyamamare bikomeye hano nyine mu Rwanda. Ni igitaramo cyahuruje abastari bagiye batandukanye, by'umwihariko n'abantu bazwi bakomeye bitabiriye iki gitaramo. Dore ko ari igitaramo bari bagiye no gufatiramo amashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye. Ni igitaramo bise Baho. Ni igitaramo cya Mbonyi rero yari yateguye ku munsi w'ejo ku itariki 6. Uti byagenze gute rero? Masaha ya kare cyane nka saa 12 saa 11 ikirere kigitsa neza rwose, abantu bari batangiye kwegerana. Nkuko muri kubibona rero twari tuhabaye gatanu kandi turimo tureba buri kimwe cyose kigiye kubera hano. Dore ko umurongo ari mwinshi rero, abantu barimo binjira nyine muri kubibona. Abantu bari batenze umurongo rwose binjira baje kwirebera nyine Mbonyi. Ni igitaramo rero yaragiye gukorera hariya nyine ku Ntare Conference Arena. Niho iki gitaramo cyari kigiye kubera. Ni igitaramo yari yisebaho, dore ko ari igitaramo yari agiye kumurika album ye. Abantu imyanya yari yamaze gushira rwose mu masaha ya kare, bigaragara ko hari abantu baje bakabura aho bicara bitewe n'uburyo imyanya yari igiye gushira hakiri kare rwose. Uko rero amasaha yakomeje gukura bwakomeje kwira, ni nako nyine abantu no bari batangiye kujya muri mode, dore ko bari batangiye gucurangirwa n'aba DJ rero bagiye batandukanye indirimbo nyine za Mbonyi zigiye zitandukanye yagiye akora mu myaka yagiye itambuka. Nibwo rero yaje kugera ku rubyiniro hafi saa moya zigiye zishyira saa moya, amasaha ashyira saa moya. Nibwo Mbonyi yaje gushyika ku rubyiniro. Gusa mu kugera ku rubyiniro rero ntabwo yahise ko atangirira ku ndirimbo ze zindi, yahise ko atangirira ku ndirimbo yatangiye gukora mbere. Yinjiye rero ku ndirimbo yamenyekanye cyane yabaye kimenya bose yitwa Nina Siri, yahise ko inabinjiza muri muzu nyine y'igitaramo. Dore ko we gahunda yarafite rero kumurika indirimbo zigera kuri 14 zose, kandi nyine bagafatiramo n'amavideo yazo, no kuvuga amashusho y'izo ndirimbo nyine. N'abastari bagiye batandukanye, by'umwihariko bari bitabiriye iki kirori, by'umwihariko umustari nka Ben nawe yari yitabiriye iki gitaramo cy'inkundura. Ni igitaramo yari yaje gushyigikira mugenzi we, dore ko ari umuvandimwe mu buryo budasanzwe, kugeza aho bafitanye n'indirimbo zigera kuri 2 zitarabasha gusohoka. Buriya Ben na Mbonyi bafitanye indirimbo zigera kuri 2. Gusa izo ndirimbo ntabwo zirabasha gusohoka. Mbonyi yatangaje ko hari kuburamo akantu gato, ariko vubana ko bizaba bikemutse. Ben rero yari yaje gutaramisha cyangwa se gushyigikira nyine umuvandimwe babanye muri buri kimwe cyose, dore ko aba bafitanye n'amateka akomeye cyane mu bastari bagiye batandukanye. Hari harimo abandi baririmba gospel, by'umwihariko rero nk'itsinda Vestine Dorcas, by'umwihariko nyine na Idriss. N'abantu benshi bagiye batandukanye bari barimo by the way, bari benshi cyane. Intore Masamba ndi kumubona, abakire bakomeye cyane nka Coach Gael ndetse na murumuna we Nara hari nyine, by'umwihariko nyine Kigali Universe team yari yaserutse nayo ije gushyigikira umustari ukomeye cyane Mbonyi. N'abastari batandukanye, dore ko hari nabo tutabashije kugerwaho nyine ngo tubabone bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari bahari. Gusa byinshi byaranze iki gitaramo ni ibintu bigiye bitandukanye, dore ko hagaragayemo udushya tugiye dutandukanye, aho benshi batangariye indirimbo zimwe mu ndirimbo agiye kumurika nyine ku inshuro. Dore ko bageze ku ndirimbo abantu benshi baravuga ati aya ni amapiano. Bamwe rero bateye hejuru baravuga ati Mbonyi none ni ibicya tujyanyemo, ati atangiye kutujyana muri yanjyana zo hanze za zindi z'aba Nigeria tuzi kuri ba Diamond Platinums. Ariko izose kwari kugira ngo abashe kunezeza cyangwa se abashe kwegereza umuziki cyangwa se ubutumwa bw'Imana no ku bandi. Dore ko ari indirimbo yifashije rero mu njyana y'amapiano, aho injyana yagarutsweho rero n'ibitangazamakuru, by'umwihariko ku bari bari hariya nyine mwakiriya gitaramo bagiye batangarira bibaza ati iyi ndirimbo none isoka bizaba bimeze gute.
ibitekerezo bizatangwa bantu ko batazabikira. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo rero ifite n'ubutumwa, dore ko ari indirimbo nyine yakunzwe cyane hano muri iki gitaramo, aho wabonaga urubyiruko rwinshi rwabyishimiye, abajeni benshi barataramye karahava rwose, kugeza aho Israel Mbonyi yakoze ikintu twavuga ko ari ikintu kidasanzwe. Twavuga ko ari ikintu kidasanzwe kuko hari video ya trendinze ya postinzwe na M ukora ku gihe, M ku gihe, n'abajeni barimo babyina rero indirimbo imwe mu ndirimbo ze ziriri ku uyu muzingo nyine wa album ye. Ubwo Israel Mbonyi ari kuri stage, nabo bari mu myanya yabo ariko bahagurutse bagiyeho barabyina cyane. Mu kubyina cyane rero wabonaga ko banezerewe cyane n'iki gitaramo. Emi w'igihe arangije amentioninga Israel Mbonyi aramubwira ati aba bantu bakuye agatike rwose. Mbonyi rero nawe nta gutinda yaje aravuga ati unshakira aba bantu nanjye ndishimye, agatike kabo bakagomba gusubizwe. Ni ibintu rero byagiye bigarukaho n'abantu bagiye batandukanye, dore ko benshi bagiye babyishimira. Rero iki kintu ni ikintu kitaba kisanzwe gusubizwa agatike kandi n'igitaramo cyarangiye. Ni ibintu bigaragaza agaciro umuhanzi ahereza abafana be. Ni ibintu bigaragaza agaciro gakomeye cyane, ku buryo ari ibintu bamwe mu bahanzi bakomeye cyangwa se abandi bahanzi batapfa no gukora. Yego, twavuga rero ko ari igitaramo cyaranzwemo n'ibintu byinshi kandi nyine bikomeye bifite n'agaciro gakomeye cyane. Gusa benshi rero bakomeje kwibaza bati ese Israel Mbonyi akoze igitaramo mbere y'iminsi mikuru bizagenda bite? Tuzabona igitaramo nyuma y'iminsi mikuru ko dusanzwe adutaramisha mu minsi nka Noheli cyangwa se umwaka ugiye gusoza? Benshi rero bakomeje kugira urujijo rwo ku iki kintu, ariko nagira ngo tubamare amakenga cyangwa se tubakure mu rujijo nyine. Ubundi Israel Mbonyi yateguye iki gitaramo ntago cyabereye muri Beka Arena. Ubundi Beka Arena niho ibitaramo bye bibera. Iki ngiki cyabereye rero mu Ntare Conference nyine kugira ngo babashe gufata amashusho ameze neza cyane. By'umwihariko rero nta nubwo ari abantu benshi bari muri iki gitaramo kuvuga bangana nk'abajya muri Beka Arena, kuko murabyibuka muri Beka Arena hajyamo abantu bagera ku 45 ajya yuzuza iyo stade. Ariko ahangaha rero ukuntu bimeze, yateguye rero kugira ngo kibere hano kuri Ntare Conference kugira abashe gufata amwe mu mashusho y'indirimbo ziwe nyine zigera kuri 14 zose ziri kuri album yitwa Baho. Ni album nziza cyane, nababwira ati muzayikurikire rero namwe nijye hanze kuko muzayikunda. Burya ngo wageze kuri tele cyangwa se uwagutanze gusogongera gutanga no guhaga buriya. Ku bantu rero bageze muri iki gitaramo nibo bazi uburyohe bw'iyi album, kuko nabo icyo twababwira nuko ari album nziza cyane iryoshye kandi irimo ubutumwa. Ni ubutumwa bwiza kandi tuzi neza ko muzakunda. Tubasaba rero ko mwazaba hafi y'imiyoboro nyine migari ya Israel Mbonyi kugira ngo iyi album muzabashe kuyumva. Ni album nziza cyane rwose, nanjye nabashishikariza kuzumva kuko buri wese azabasha kwisangamo. Dore ko nyine ari naho tuzahita tunasanga ziriya ndirimbo zigira nyine kuri ebyiri bafitanye nyine na Adeben. Dore ko ari indirimbo benshi batangiye bavuga ati izi ndirimbo rwose turazikeneye. Ni muri urwo rwego rero yahisemo rero gukorera igitaramo hariya. Ni ukuvuga rero mu minsi mikuru n'ibitaramo byose rero birahari, ntaho byagiye. Ku minsi mikuru rwose kuri Noheli ibitaramo birahari bya Israel Mbonyi, ntago azabura kutusogongeza ku ndirimbo ze nyine nshyashya, dore ko icyo gihe zaba zaranasohotse. Icyo gihe tuzataramana, no kuri kose tuzataramana, kandi Israel Mbonyi ni umutaramyi rwose utarama abantu bakanezerwa cyane. Byose rero tuzakomeza nyine kugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Gusa rero niba utarakanda like nagusaba kuyikanda, ugakanda na subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano kuri Wakanda official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.